Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ndasaba ko nzamura mikrofone ko nkomeza kugenda mvuga ijwi rigenda rishira. Sinzi aho turi buruhere, ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Nibyo byiza kugira ngo turasoma Yohana ibice 17. Yohana ibice 17 umurongo wa 4. Niba hari umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza yahera kuri 3 no kuri 4. Hanyuma nanjye ndasoma Timoteyo wa 2 cyangwa se urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Yohana ibice 17 umurongo wa 3 n'uwa 4. Umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza bakwegereza Moses microphone akadusomera. Hanyuma ndasaba abantu kugira ngo batuze, abasohoka basohoke, hanyuma abo dusigarana tube turi kumwe. Yes. Yohana 3:17 no kuri 3. 3 na 4. Yego. Haravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Amen. Amen. Reka nongere nsome 19 kuri 30. Yohana 19 kuri 30. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Amen. Twongere dusome Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Narwanye intambara ziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbika ibikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azamakuru rya munsi. Nyamara sinjye njyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Haleluya. Tubane. Nitwa Didier Mumenyi, sengera hano. Ntuye hano muri Kayore, hano hirya ho gatoya. Imana iduhana umugisha. Ndibaza ibyo bihagije. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndashima Imana ko harimo abajene benshi, kandi munyemerere nongerese nk'uwigisha nitonze. Aho biza kunanira ndafatiraho nyine mugani w'abandi, ariko ndatangira nitonze kandi ndakoresha umwanya bampaye neza. Amen. Bavandi, dukeneye kwiga. Apana kwiga kujya ku ishuri gusa, dukeneye kumenya. Bushize nabwiye abantu ndababwira ngo umwanzi wo kumenya ni ukwibwira ko ibyuzi bihagije. Iyo warangije kwisetingamo ko ibyuzi bihagije, uhorana ubumuga, uhorana gap yo kutamenya. Ariko buri gihe cyose iyo wumva ufite icuho cyo kutamenya, uza ushaka kumenya, kandi uko urushaho kumenya urushaho kumenya, kandi urushaho kumenya urushaho kuba umwarimu mwiza, kandi urushaho kuba umwarimu mwiza urushaho kugira ingaruka nziza mu bantu. Umugabo witwa Apollo yari afite ibintu bigera muri 5 kurusha nanjye ndusha. Ikintu cya mbere yari intyoza. Intyoza ni umuntu uzi kuvuga adategwa, uvuga neza cyane. Cya kabiri yari umunyabwenge
cya gatatu ngo yasobanuraga ibya Kristo, yabivugaga neza kandi akabisobanura neza uko biri. Yari yarigishijwe ibya Kristo neza kandi yajya kubisobanura akabisobanura neza. Ariko akwiriye na Prisca ngo bamugereho ngo bumva ari kubwiriza neza, ngo baramubwira ngo wakwemera tukajyana mu rugo, twarangiza kugera mu rugo tukakubaza ikibazo. Baramubaza ngo ese wabatijwe mu batizo ke? Ngo basanga yabatijwe umubatizo wa Yohana. Baramubwira ngo hari icubura kugira ngo ubwirize neza. Ukeneye kubatizwa mu mwuka, ukeneye kubatizwa mu mwuka, ukeneye kuva mu mazi ukabatizwa mu mwuka, kugira ngo ibyo uvuga ubivuge neza kandi bitanga umusaruro. Bwana sifiwe. Bibiri ijambo ry'Imana riza ritubwira mu byakozwe n'intumwa, bivuga hejuru y'inkone. Ngo yarimo igenda isoma igitabo cya Yesaya, kandi kugenda igisoma ariko kumva karagisoma cyane, tabyumva ariko kumva biramuryoheye. Noneho ngo umwuka w'Imana akora kuri Filipo, aramubwira ngo banguka vuba cyane ujye mu butayu, hari inkoni iri kugenda isoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, kandi namenye neza ko atari kucumva. Ngo hagera amubaza, amugeza amubwira ngo ese ibyo bintu usoma urabyumva? Bwana asifiwe. Aramubwira ngo nobyumva gute? Ntabonye umuntu bimfasha ngo mbyumve, urabona nabyumva gute? Bwana asifiwe. Aramubwira ngo noneho bisobanurire. Ngo byavugaga, ndavugaho gato gusa, ngo yajyanwa ngo ameze nk'umwana w'intama, ngo ujyanwa mu ibagiro. Mu yandi magambo yavugaga Kristo, ariko agasoma amakuru ya Kristo ntamenye ibyo ari byo. Arabimusobanura ngo amare kubimusobanurira, yamubwira ngo none hari ikindi gisigaye kugira ngo ibi bintu bingumemo, mbatiza nurangiza wigendere. Ikibazo dufite, tuza tubatizwa kubera ko imyaka igeze, ariko ntabwo tuza tubatizwa kubera ko twabyumvishije. Umuntu azageze imyaka runaka bakamubwira ngo batizwa kubera ko wageje imyaka. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende mu mahanga yose, abazabyemera, abazabyumva, abazaba convince bakemera. Ntimugafata umuntu ku ngufu, timukagendere ku myaka, uwo mwanya muzaba mumubatiza. Nababwira ngo mumbatize, mumubatize. Ntabwo tubatizwa kubera ko imyaka yageze, tubatizwa kubera ko twabyumvishije. Niko kuvuka bwa kabiri. Kuvuka bwa kabiri uriya mubatizo samazi komteri bisobanura iki? Iyo bagushize mu mazi bakaguzamura, baba bakubwiye ngo upfanye na Kristo muri kamere, uhambije kamere, uhambije umubiri, uhambije ibitekerezo bya muntu, urazutse, uzukanye na Kristo, uzutse uri musha. Boza muri mani cyubahiro, hashimwe Yesu wenyine gusa. Amen. Dukeneye kumenya, dukeneye kwicara tukiga tukamenya, kandi nidashaka kumenya tuzahorana ubumuga bwo kutamenya, kandi guhora ubwo bumuga buzadutera gutanga ibituzuye turoga abantu. Bwana sifiwe. Reka mabwire samari y'ibyo twaganire mu ncamake guhera kuwa gatanu. Turimo kuvuga hejuru y'izina risumba yandi yose. Kuwa gatanu navuze hejuru y'izina n'izina ribi. Kuwa gatandatu tuvuga hejuru y'izina ryiza n'izina ryiza risumba yandi yose. Reka msobanurire gatoya. Izina witwa warisanze no, waravutse usanga nawe wamenye ubwenge usanga urarifite. Mu yandi magambo, nta gaciro rifite, ni identity, ni ikintu gusa kigutandukanya n'abandi bantu. Izina ryawe gusa nta gaciro na kamwe. Abantu barige bavuga ngo bokwita izina ngo rikakugiraho ingaruka. Oya, hari abantu bitwa babyiringiro batagira ibyiringiro. Hari abantu bitwa b'amahigwe bahorana mu bihombo gusa. Pardon, abo mvuga ni ingero turi gutanga. Hari abantu bitwa bamutuzi, ni abashomeri bintu
baguwe nabi cyane, babyishimo. Nibo abantu bahora na Adidas ku matama. Mu yandi magambo, izina ryawe nta gaciro rifite kuri wowe ubundi. Bwana sifiwe. Mu yandi magambo, izina Imana izi ni icurico, kandi icurico nico wari mu mugambi w'Imana. Kandi Imana yiza kuguhamagara, izi guhamagara izina ry'icurico, kandi icurico nico wari mu mugambi w'Imana. Hashimwe Yesu. Kandi reka mbabwire izina ribi. Izina ribi ni amahitamo y'umuntu. Nta muntu uzuri kwita. Ni amahitamo mabi y'umuntu azahitamo gusa akitwa izina ribi. Twaganire kuri Yakobo. Turavuga ngo Yakobo yari umunyamugisha w'ibintu bifatika, kandi yari yarorotse agira abana benshi. Yakobo ari mu bagabo babyaye abana benshi, sibyo? Abana 10. Kandi babahungu, please, harimo umukobwa umwe witwa Dina. Ariko iminsi yose yamaze yitwaga Yakobo, bisobanura ngo umuriganya. Nubwo yaratunze umugisha, nubwo yari afite abahungu benshi, nubwo yari afite amazu n'abagaragu benshi, ariko yari afite izina ribi. Izina ribi tirimarwa n'ibihe, kandi izina ribi tirimarwa na level y'ubuzima ugezeho. Kandi izina ribi, muzamure ino mikrofone, izina ribi tirimarwa n'impano nziza ufite. Izina ribi tirimarwa n'akamaro ufite mu muryango. Izina ribi tirimarwa no gushakwa neza. Izina ribi tirimarwa no gushaka neza. Izina ribi tirimarwa no gukomerwa amashi. Twavuze ko izina ribi rimarwa n'ibintu bibiri gusa. Ikintu cya mbere ni uguhura na Kristo. Yakobo avuye i Harani, aje ageze mu nzira ngo yararyamye, ngo akigira gutya, ngo ararakirana na marayika, ararakirana n'Imana. Imana iramubwira ngo none marayika w'Imana witwa nde? Yamubwira ngo hari abantu bazahisha amazina yabo mabi. Yamubwira ngo sinca ku ruhande, ndi Yakobo. Ubuze ukuri uri Yakobo, bivuga ngo umuriganya. Guhera uyu munsi, kubera ko wakiranyije Imana n'abantu kabatsinda, tuzongera kwitwa Yakobo. Guhera uyu munsi uzaza witwa Isirayeli. Tuzamura Imana icubahiro. Icya kabiri kimara izina ribi ni ukongera gushinga ibuye ry'urwibutso aho wagiriye izina ribi. Yaragarutse, biba ngombwa, yahuye n'Imana, biba ngombwa ko arenga ku rwego rwo guhura n'Imana. Ahura na Esawu, aramubwira ngo mwana wa mama, naragukoshereje, no babarira. Mu yandi magambo, uwo munsi nibwo Yakobo yabaye umunyamugisha. Naho mbere hose yitwaga umwana w'isi tuzi by'isi, ariko kuba umunyamugisha ni ugutunga Imana. N'umugisha ukome. Mumpere umuririmbyi tunge mikrofone. Nya Yesu n'umugisha tuvuga izina ryiza, n'izina ryiza risumba ayandi yose. Izina ryiza ni amahitamo meza wahisemo, reka twama turirekeraho. Naryo ntirisaza ntiripfa. Tugere ku izina ryiza risumba ayandi yose, kandi nico giterane turimo. Kristo Bwana sifiwe. Kristo afite amazina 3 mu isezerano risha, no ari ukuntu yitwaga mu isezerano rya kera. Ubundi Yesu ni izina kimwe n'ayandi yose. Ufashe izina Yesu ukaryita botike yawe, tiyoza kuburana. Kristo ndiyo ritwika pi. Ufashe akabare kawe kakitwa Come to Jesus, ntabwo yo gatwika. Tacho yagatwara. Iryo ni izina. Ufashe imodoka yawe washaka ukazuyandikaho Yesu na Bikira Mariya na Yosefu,
tiboza kuburana. Bene Sekewa baje bafashe udutambaro bagenda bakora ibitangaza kimwe n'abandi bose. Bashaka kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu n'irya Pawulo. Amapepo arababwira ngo ariko mwabahungu mwe baba bandi bo muri quartier. Ko tuzi Yesu tukaba tuzi Pawulo. Mwebwe muri bande badi. Tuzamuri Imana icubahiro. Haleluya! Nukuvuga ngo Yesu ntabwo ari izina, ni fonction. Izina ni title. Ariko izina ryiza risumba yandi yose ni umumaro w'izina. Timuza mubona ko witwa izina runaka kandi ukitiranwa n'undi muntu ugira ibindi bintu byiza. Barangiza kugira ngo batandukanye. Bakavuga ngo Didier mubandi. Wa wundi uzugira gutya. Hanyuma na Didier wundi uzugira gutya. Bakabatandukanyiriza ku bikorwa apana ku mazina. Kuko bavuze amazina mwembi bo bitiranye. Turamutse tuvuze Kristo gusa. Turamutse tuvuze Kristo gusa. Yo kwitiranwa n'utubare na bene wanyu bitwa ba Jesus. Kuko ari abantu bitwa abana babo bazabita abana babo ba Jesus. Ariko Kristo atandukanye n'umwana wawe. Ni ibikorwa bya Kristo. Yes, mwisezerano rya kera yitwaga ubundi Yesu bamwitaga yasemborizaga ibintu bitatu. Mwisezerano rya kera bine icambere. Yesu ubundi risobanura iki? Ubundi Yesu bisobanura iki? Yesu afite amazina atatu reka tuyasobanure. Yesu, Mesia, Kristo. Ayo ni amazina ya Yesu. Asobanura iki? Yesu bisobanura Yosuwa. Bivuga ngo agakiza umucunguzi. Hanyuma Mesia na Kristo ni bimwe. Bisobanura ibintu nka bibiri. Uwatumwe uwasizwe. Mu isezerano rya kera Kristo yasobanuraga iki? Yasobanuraga ibintu bigera muri bine. Uwasizwe mu isezerano rya kera basigaga abantu bane. Basigaga umutambyi, bagasiga umwami, bagasiga umuhanuzi, bagasiga n'umuntu wapfuye. Basigaga umutambyi, umuhanuzi, umwami n'intumbi. Niyo basigaga amavuta. Aho uko niko Yesu jose ubijenerije bisobanura ikintu kimwe, bisobanura Kristo. Mwisezerano risha noneho Kristo asobanura iki? Mwisezerano risha ubutambyi bwose bwuzuriye muri Kristo. Ubundi Yesu ni mwene Mariya. Ni Yesu ni izina ryo mu mubiri. Ariko Kristo Mesia ni usobanura bino nukuvuga ngo ubutambyi bwaraje busohora muri baravuga ngo niwe mutambyi mukuru. Ubuhanuzi bwose bwaraje musohoreza muri we baravuga ngo niwe muhanuzi mukuru uruta abandi bose. Ibyahanurwaga byose byahanuraga Kristo. Twoza muri Imana icubahiro. Aho noneho umwami kimwe niwe mwami w'abami. Reka tugere ku wapfuye. Aba ni abantu basigaga. None se Yesu yiswe gute umupfu kandi mu isezerano rishya? Yiswe gute umupfu? Ko mu isezerano rya kera byose ubihurije hamwe harimo n'umupfu. Yesu abaye umupfu gute? Ni ukuvuga ngo mu muhango w'abayuda umuntu yarapfaga bakamwoza barangiza bakamusiga. Kandi ukongeye gusoza. Twasomye Bibiliya ijambo ry'Imana. Ariko reka tubazanye. Iri jambo risobanura iki? Rivuga ngo Yesu arangije avuga ngo byose birarangiye. Abakunzi b'umupira nibagire gutya. Oya nta kibazo nukugira gusa twifashishe. Iyi kipe itsinze igitego. Twese tuvugira ijambo rimwe riri common. Rivuga ngo go. Yesu bitewe na situation yari arimo ku musaraba. Birashoboka ko rirajwi umuntu yari kurisobanura akavuga ngo niryo gutsindwa. Riyavuze ngo byose birarangiye. Iki mu yandi magambo y'ijambo risobanura iki? Intsinzi. Yesu yarangije iki? Niki byari bishatse kuvuga? Yesu yarangije iki? Reka mbabwire ibintu bigera muri bitatu Yesu yarangije. Ubundi Yesu yakoze ibintu bitatu mu bihe bitatu. Yesu yakoze ibintu bitatu mu bihe bitatu.
ijambo tugiye kuganira umunsi ni uguharanira gusoza umurimo wawe, guharanira gusoza umurimo wawe. Yesu mu isezerano risha ibintu bitatu yarangije mu bihe bitatu. Reka nkoresha ikinyarwanda, abaza kucumva baracumva. Hari ibihe bitatu mu kinyarwanda. Icambere bazavuga ngo impitagihe, impitagihe, indagihe, inzagihe. Abazi ikinyarwanda bacumvishije, ndabisobanura. Impitagihe, indagihe, inzagihe. Impitagihe ni future. Past, sorry. I'm sorry. Ni past. Noneho indagihe ni present. Noneho inzagihe ni future. Aho none se mu mitagihe Kristo yakoze iki? Hashimwe Yesu. Ikintu cyambere Yesu yakoze mu mitagihe muri past yaradutsindishirije. Icyo ni ikintu gikomeye kimwe Yesu yakoze, nuko yadutsindishirije. Nuko yadutsindishirije. Bwana sifiwe. Yesu yaradutsindishirije. Abaroma 5:1. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku 10 haravuga ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Mu yandi magambo, muri past Yesu yaradutsindishirije. Mu yandi magambo, Kristo yakoze igikorwa cyo kwiyambura uwo ari we, n'ukwifata akikuramo we. Bibiri ijambo ry'Imana ziravuga hari muri kiriya gice turi kugenderaho, iravuga ngo Yesu yari Imana completely, yari Imana yuzuye, ariko yemera kwikuramo ubumana, yambara umubiri wa slave w'imbata. Kandi ntiyambaye umurimo w'imbata, yambaye umubiri w'umugaragu w'imbata. Mu yandi magambo, yicishije bugufi ku rwego rurenze kwicisha bugufi. Twaratsindishirijwe, mukomere Imana amashi. Aho icya kabiri muri preza, iki kintu n'uyu munsi wa none kiracyaloadinga, kiracyarimo kigira buryo, ntabwo kiraragira. Iki kintu twarejejwe, yaratwejeje. Kandi Bwana sifi, mureke nsome ijambo n'iryo ridufasha ryo kwezwa, n'iryo ridufasha rikabisobanura neza. Dusome Abakorinto ba mbere ibice 6:11. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo. Mu yandi magambo, hano haravugamo abantu babiri. Hari abantu twari tumeze nkabo ariko tubikuramo, adukuramo, hasigara ba bantu twari dusa nabo, tuvamo turi abandi bantu. Mu yandi magambo, harimo ibice bibiri by'abantu babiri, harimo abizera n'abatizera. Ese ko turi kumwe cyangwa mwarambiwe? Harimo abantu babiri. Muza musoma ijambo mwongere muri sesengure. Natwe twari tumeze kimwe nabo, natwe twari tumeze kimwe nabo. Mu yandi magambo, cyari gikundi cy'abantu benshi kandi batizera. Araza akunoboramo wowe wizeye, arakubwira ngo wowe vamo, hasigara abandi bantu. Mu yandi magambo, ndashaka kubasobanura kwezwa. Kwezwa ni igikorwa kitararangira. Present ni igikorwa kiba present continuous, ni igikorwa kiri kuba kandi gikomeje. Ariko igikorwa cyarangije ni cyo gutsindishizwa, tayari cyararangiye. Hasigaye igikorwa kimwe kirimo gukorwa, n'ikindi kimwe gusa dutegereje. Igikorwa kirimo gukorwa ni igikorwa cyo kwezwa. Mu yandi magambo, twebwe twarejejwe, twari tumeze kimwe n'abandi bose, ariko araza dukura mu bandi bameze nk'abo ngabo, aratweza kandi adusigira umurimo. Ni nawe tugiye kuvuga gusoza umurimo wawe. Adusigira umurimo, aratubwira noneho ndagiye, ariko hari izindi ntama zikinyagaraye, none mwebwe munyemerere mugende. Hari abandi bantu batarizera, hari abandi bantu batari bamenya, hari abandi bantu batari bamurikirwa. Mugende mu mahanga yose, mubanobere, mwongere mubazane. Hashimwe Yesu. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo ngubwo Kristo yatunze n'Imana yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Mwoza muri Imana cyubahiro. Ese turi kumwe?
niko kwiza kuba turi kumwe n'ibyo byiza n'urukundo inshuti yanjye rwatumye mpfira n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. duhe Imana icyubahiro. Mu yandi magambo Kristo yaratwejeje, ni ukuvuga ngo umurimo wo kwezwa duhora uracariho. Umurimo wo kwezwa hari abejejwe completely, abo ni abizeye barangije kwezwa. Abizeye mu yandi magambo birashoboka ko utaba urimo mu bizeye, uri mu ntama ziri guhigishwa hasi hejuru. Timukaza mwiyita amazina atari ayanyu ka Yakobo, timukambara izina ritari ryawe. Nimba utarizera Kristo n'uyu munsi wa none aracejesha amaraso. N'uyu munsi wa none aracejesha amaraso. Mu yandi magambo hari abantu, ni nko kuvuga ngo haje umudokiteri uvuye mu Buhinde w'umuspecialiste mu ndwara runaka, arangije gushika aravuga ngo noneho kwivuza ni for free. Kwivuza ni for free kandi ushaka ni ukira, utabishaka gumana indwara yawe. Ariko hari indirimbo imwe nziza, nimba nzagira gute kumenya kuririmba, ariko ari ukuntu tubizogenda none, reka tubyitegure. Bwana sifiwe. Kristo yaje ari umuganga kandi ni nako agira amazina menshi abantu bagiye bamwita bitewe nuko bamubonye. Ubundi Kristo izina uzumwita nta zina agira riri common, uzumwita uko wamubonye. Buri muntu wese azayita Kristo bahuriye. Bamwe bazamwita igiti cy'ubugingo, abandi bakamwita umuganga, abandi bakamwita ibuje, abandi bakamwita Yesu, abandi intare, abandi bakamwita umwana w'intama, abandi bakamwita ibizi. Yesu uzumwita uko wamubonye, kandi izina ryose wamwita aza kwitaba. Mwokomera Imana amashi. Noneho uwo muganga araza ngo ageravuga ngo njyewe ndi umuganga kandi uvura indwara yitwa ishaha, kutizera. None nimba hari umuntu ushaka amazi yo kunywa, ushaka umutsima w'ubugingo, naze kuri nje. Abemeye bakaza kwivuza nibo bakize, abataremeye n'uyu munsi wa none bararwaye, bararembye n'uyu munsi wa none. Kandi aratubwira ngo noneho mbasige, umva ukuntu yadusigiye. Aratubwira ngo simfite igihe hano, ino simpafite igihe, ariko ngiye kubasigira ubutware nari mfite. Ese ko murumva? Yesu abaho umugisha ko mwumvishije. Noneho aravuga ngo ngiye kubasigira ubutware. Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi n'ubutware. Mu yandi magambo yaravuze ngo nihagira unyizera azakora ibirenze ibyo nagize gute nakoze. Yafashe ubutware bwo Yesu yagiye mu ijuru ari empty, nta kintu yajya, ibyo yari afite byose yabisizina. Kandi reka mbabwire ibintu bibiri mutarimo. Imana mu gutanga Yesu nta kindi kintu na kimwe yasigaranye. Inyuma y'Imana, inyuma ya Kristo nta kindi kintu Imana yasigaranye muri stock, byarashize. Kandi biriya bitambo yose yatangaga na biriya byose byari byo kurengera Kristo. Kuriya ko ari ukwimana Kristo, ko ari ugukomera kuri Kristo. Ariko umunsi yahumirije yereke mwibuka Imana muzi ko yageza bitera Yesu Kristo umugongo. Yerekera Kristo aravuga ngo data we niki kikundekesheje koko. Ntabwo byari byoroheye Imana kurekura Kristo, ntabwo byari byoroheye Imana gutanga Kristo ngo yerekereyo gutya. Kristo aravuga niki kikundekesheje. Kristo nawe avuye hano mu isi, haleluya.
ni nayo mpamvu Bibiliya twasomye yavuze ngo ibyo wampaye kubamenyesha byose narabibahaye none wo kongera ukansubiza icyubahiro nari nifitiye mu ijuru. Niko Bibiliya hara twasomye muri Yohana mu bice 12. None kw'ibyo wantumye gukora, kumurimo wantumye gukora nawe ushoje wo kwemera noneho ukansubiza icyubahiro nari nifite, ibindi byose wampaye nabibahaye. Mu yandi magambo yadusigiye ubutware n'ubushobozi bwo kugenda dukiza abandi bantu basigaye bagira ute batari bakira. Yadusigiye umuti, yadusigiye ubuhanuzi bwuzuye, ijambo ryayo rikiza ryuzuye. Mukomere Imana amashyi. Aho ahangaha ndaza kuhagaruka mu murimo noneho tugere mu kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu ratubwira ngo noneho bana banjye ndore gift. Bibiliya ijambo ry'Imana mu Baroma narimo nsoma mucoge ngo Kristo, Imana yadupfunyikiye impano muri Kristo. Uzi impano yadupfunyikiye muri Kristo? Amaze gutsinda ibyo bintu byose, ni ukuvuga ngo nta muntu uhabwa impano nta kintu yakoze. Gift yose ipresenta ikintu runaka. Umuntu aza gushimira kubera ko wakoze ikintu runaka. Kuri yazira impano bazaba mu bukwe ntabwo ari for free. Hari icyo umuntu abazirikana. Nta gift baho nta kintu wakoze. Umuntu abazirikana akantu runaka wakoze. Either muravukana cyangwa se hari ibindi. Mu yandi magambo Imana iravuga ngo noneho data umaze kubatsindishiriza kandi urabejeje kandi ubahaye ibyo naguhaye byose, noneho ugiye kugenda, reka nkwereke gift usigira bano bantu, babwire ngo bafite ubugingo buhoraho. Gift Imana yaduhaye, gift Imana yaduhaye muri Kristo ni ubugingo buhoraho. Ariko abizeye tukaza wibeshe, abizeye Kristo. Dusome Bibiliya ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 6 ku murongo wa 8. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizere yuko tuzabanaho nawe. Nimba twarapfanye na Kristo, nimba twarizeye Kristo, nimba twaramusobanukiwe, twizere ko tuzongera tukabanaho nawe mu bugingo buhoraho. Jambo ry'Imana muri komera amashi. Ibyo bintu bitatu Yesu abirangije, amaze kuduha akantu kanyuma nibwo yavuze aravuga ngo noneho byose birarangiye. Ntabwo Kristo yaratsinzwe, ntabwo azatsindwa, mission yiwe yarirangiye. Bwana sifiwe. Twasomye Bibiliya ijambo ry'Imana, dusoma uburyo Paulo yabwiye Timoteyo. Aramubwira ngo shaka Timoteyo, igihe cyanje ko ndabura ko cegereje data, none ubanguke vuba ngo usezere. Ariko mukunda Bibiliya, mukunda Imana, muyizamure icubahiro. Aramubwira ngo Timoteyo, icana nkubwire data, tubizi narwanye intambara nziza, narangije urugendo rwanjye, narinzi ibyo kwizera, nakoze ibi nibi data, none igisigaye nta kindi kintu na kimwe mbikiwe ikamba ryo kuri. Mu yandi magambo Paulo na Yesu nibo barangirije ku ijambo rimwe rivuga ngo byose birarangiye. Reka mbabwire, iyo bongera Paulo ikindi kintu nyuma ya biriye bakamwongera ikindi gihe cyo gukora, nta kindi kintu ari gukora kiruta ibyo yakoze. Iyo bongera Paulo igihe cyo kubaho nyuma ya biriye yakoze, Paulo bigeze kumuhitisha mu rupfu, ngira ngo ni mu Filipi, aravuga ngo ngewe kubaho gupfa nibyo byiza bindutiye kubaho, ariko icyiza nuko no kwigendera nkava muri no mubiri nkisangira Kristo. Muri twebwe nimba hari ikintu gitinyitse kuruta ibindi bintu byose ni urupfu, kandi impamvu dutinya urupfu nuko tururi mu mwenda. Iryo jambo muraryumvishije? Impamvu dutinya urupfu nuko tururi mu mwenda. Umwenda turi mu rupfu niki? Nuko hari inshingano tutaruzuza. Uzi impamvu dutinya urupfu? Nubwo abagwa ikintu kiza kikubwira ngo nturankora. Paulo aravuga ngo ngiye gupfa nibyo bifite umumaro, iciza nuko unapfa nkava muri no mubiri. Aravuga ngo ariko noneho reka nkomeze mbeho kugira ngo nkomeze mbabere inyungu, ariko ubundi ibyo nagombaga gukora ngiye Paulo narabikoze, ishaka nagenda. Mu yandi magambo dutinya urupfu kubera ko turufitemo umwenda, kandi umwenda w'urupfu tufitemo ni iki ngiye kugwamo. Umwenda w'urupfu turimo ni inshingano Imana yadusigiye. Urupfu nta kibazo kiri, urupfu si ikibazo. Reka mbabwire, umuntu apfa mu buryo butatu. Reka bivuge, umuntu apfa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere umuntu apfa mu nuko dupfa twese tuzapfa. Uyu mubiri twese wabyanga wabyemera uzapfa. Ubundi buryo bwa kabiri dupfamo ni ukubaho mu buzima bwo kutizera.
Imana ikureba utizera ikubona nk'umupfu. Ubundi ico Bibiliya yita gupfa, ico yita gupfa nukuba mu kutizera. Ariko gupfa gutya kundi gupfa yizi kwita gusinzira. Siko muzamuri Imana icubahiro. Bibiliya yuko twita gupfa tukarira ngo umuntu yapfuye. Iyo ntabwo izi byita gupfa. Izivanguye umuntu arasinziriye. Ariko ico yita gupfa nugupfa uhagaze nukubaho utizeye Kristo. Urundi rupfu nukubaho mu mwanya utari wawe. Imana yahamagaye Adamu na Eva iramubwira ngo Adamu we urihe Adamu we. Ntabwo Imana yari yobeho Adamu ari yari ihaze. Uzi impamvu yarimo umubaza ngo urihe nuko yari yamubuze mu mwanya wiwe ahagomba kuba ari. Nuko yari yamubuze muri presence. Hari ahantu yagombaga kuba ari Imana irahamubura. Niyo mpamvu yamubaje ngo urihe. Suko Imana yari yobeho ahantu Adamu ari. Nuko yari yamubuze mu mwanya wiwe. Aka kantu mureke ariko sorezaho. Nimba hari ikintu uzi gukora neza nico ushoboye. Nimba hari ikintu uzi gukora neza ni ikintu ushoboye. Reka sobanura iryo jambo. Kandi ico ushoboye. Reka maze mbabazi. Ese akazi n'umurimo biratandukanye? Ngiye nashatse kubisobanura mu bwenge bwanjye. Bishaka nkaza mbicanga cyane. Hagira umuntu wiyaminiye azabidusobanura. Akazi n'umurimo bitandukaniye. Mumukomera amashi. Akazi nakukorera n'umurimo ukoreramo ibihembo. Nico ukoreramo ibihe umushahara. Naho umurimo ni ikintu ukora nka responsibility. Nk'inshingano. Kuriya iyo ugaburiye abana bawe ntawo biguhembera. Nta nuwo bigushimira. Wujuje inshingano zawe. Ubu nyine niyambitse nkigurira umwenda mwiza. Tawombwira ngo merisi wiyambitse. Ni inshingano kwiyambika. Ariko ndamutse ngiye nkabwira Moses nkabwira ngo ndashaka guserva ikintu runaka ngukorere kano kantu. Moses ashobora kumpa amafaranga runaka kubera ko namukoreye akazi. Yanyangaje. Mu yandi magambo umurimo Imana yadusigiye ntabwo ari akazi. Ni umurimo. Ni responsibility. Kandi reka basubirizamo kano kantu. Imana ntabwo izikoresha abakorana bushake. Imana numukoresha mwiza izikoresha kandi gahemba. Impamvu ibintu by'Imana tubigendamo bigura intege nuko twibwiye ko Imana ari umukoresha mubi. Umurimo wawe, reba umurimo wawe uruti yindi yose. Nta kintu kibaho mu buzima nko guhora wiruka inyuma ushaka gusa n'undi muntu. Nimba hari ikintu kigoye abantu muri kubona abantu bamwe babaye imbata z'abandi nugushaka gusa n'abandi. Kandi gushaka gusa n'abandi ni nko buryo uri gukora ikintu cy'undi muntu kitari cyawe. Narimo mbatanga urugero rwa gym. Habamo icyuma kiri electronique umuntu azajya ari kugorora imitsi ugasa n'uri kwiruka. Ugasa n'uri kugenda kandi utarimo kugenda ariko uhagaze hamwe. Iyo uri gukorera mu murongo utari wawe, mu muhamagaro utari wawe, mu murimo utari wawe, ubusa n'uri kwiruka ariko utari kuva aho uri. Kandi dupfuye ikintu kimwe gusa ko turarwanira icubahiro. Kandi icubahiro Imana yaragifashe kizingira mu kintu kimwe. Bwana sifiwe. Yakizingiye mu murimo wawe. Yaravuze ngo abazankorera bose nzabaha icubahiro. Umuntu uzankorera wese nzamuha icubahiro. Twebwe turi kurwana n'icubahiro gushaka gusa nakanaka ngo ese mwene kanaka we kubera iki yabaye iki. Warangiza ukarwana no gufata mikrofone. Agatuti warakuje. Data va ku gatuti. Va ku gatuti data. Sihuri. Imana izikureba akabigikurebera mu kiraro. Yakuragira data. Cyangwa mu gipolisi. Kandi ikibazo uzi impamvu ibyo bintu biduconfusinga. Impamvu ibyo bintu biduconfusinga. Mureke mbibabwire nuko time Museve unyonge iminota ingahe? Okay, aranyonge neza hari yegeze niho yari yambaye. Nukuri pe mvuze ukuri. Aranyonge iminota mikeya. Ngiye gusoreza ku murimo wawe. Buriya impamvu uzushaka gusa n'abandi nuko utiyizi. Nimba hari umuntu mugomba kwibwirana wa mbere ni wewe. Ukamubaza Bwana sifiwe. Miles yaravuze ngo
aravuga ngo hari ibibazo bitanu ugomba kwibaza mu buzima. Icya mbere ni ukwibaza ngo ndinde. Icya kabiri navuye he. Icya gatatu niki ngomba gukora, purpose yawe. Icya kane nihe ndi kujya. Buri umuntu udafite aho ajya, ikije cyose kimujyana aho gishaka. Ikizakwereka ko udafite icyerekezo nuko ikije cyose kikujyana. Ikizakwereka ko nta murimo ugira. Buriya ntabwo twabuze ibitwokipa, nuko twabaye okipe n'iby'abandi. Kristo ntabwo yigeze agira imicezo nk'iy'abandi bana. Nta mwanya Kristo yabonye wo gukina iby'abana. Zabiki twatukire tw'abana. Kristo nta mwanya yaravivite. Zambuce Kristo ntabwo yabonye umwanya wo kwikina. Hashimwe Yesu. Yesu nta mwanya yigeze abona wo gukina mabiyi. Uko impamvu turindira imyaka runaka kugira ngo dukore nuko tutazi umurimo wacu. Tuza turindira igihe, kandi nimba ari ikintu kigoye kibaho cya mbere ni igihe kiza gishukana, kandi igihe nta muntu kiza kigisha inama, kiza ciruka. Kandi reka mbabwire, uri unique mu gihe cyawe. Nukuvuga ngo mu gihe cyawe 24 hours uri kinege mu masaha 28. Uri kinege mu masaha 28. Kandi igihe reka mbabwire ibintu bibiri udashobora guhindura mu buzima bwawe. Igihe n'impinduka. Wabyanga wabyemera, impinduka ziza utazihisemo. Wabyanga wabyemera, igihe kiza gikomeza kikamuvinga. Niyo wahagarika isaha zose zo kwisi, igihe kiza gikomeza. Igihe ntabwo ari iriya saha, igihe kitubamo. Igihe isaha nubwo bozizimya zose bagafunga n'amatelefoni, igihe ntibiza bikibuza gukomeza kugenda. Tuzamuri Imana icyubahiro. Impamvu turwana tujiganira mu by'abandi nuko tutiyizi. Kandi umunsi uzaramuka wamenye icurico ukisobanukirwa uriwe, bizaguhesha agaciro umaze iminsi wirukaho. Kandi buri muntu wese aramutse ahagaze mu mwanya wiwe, umuntu wese agahagarara mu mwanya wiwe, ukavuga ngo ndumuvuga kandi reka mbabwire ikintu cyatwishe abarokore nuko twibwiye ko imirimo y'abarokore ari ukubwiriza no kuririmba no gucuranga no gusiri. Iyo siyo iyo ni mikeya ko ugomba gukora. Bwana sifiwe. Mu yandi magambo, wo koza amasahani uri kuvuga Mana, iyi ni imirimo y'intoke zawe. Wangiriye neza wa Mana we, iyi ni imirimo y'intoke zawe. Nimba utaragera mu rwego rwo guhishura Imana, rwo guhishurirwa Imana mu tuntu duto, ntabwo uzigera uhishurirwa mu bintu binini. Nimba utaragera mu rwego rwo guhishurirwa Imana mu maguru uri kubyinisha, uvuga ngo ariko roro ndatangaye. Ese ko aya ni amaguru y'imirimo y'intoke zawe? Hashimwe we Yesu Kristo. Mu yandi magambo, Imana yaremanye buri muntu uniqueness, umwihariko wiwe. Kandi uwo mwihariko wawe niko gaciro kawe. Kandi uwo mwihariko wawe nta kindi kintu na kimwe Satani azahiga mu buzima bwawe. Ahiga akantu kamwe gusa Imana yagushizemo, umwihariko wawe. Kandi igihe cyose utaramenya umwihariko wawe uzasa nanjye, kandi ntabwo uzigera usa nanjye. Bazaza kwita photocopy bamama ngo yewe bazaririmba ngo ariko unikadidiye neza, kuko batazavuga ko ari wowe uzuririmba neza, bakavuga ko uza wigana minyoni. Wo kwigana be gucuranga haraburi minute cyane mitasoza niyo yanyonge yampaye 10. Bwana sifiwe. Tuzamuri Imana icubahiro. Umurimo wawe uragutegereje, kandi Imana Rikwine aranditse aravuga ngo nitugara mu ijuru ngo Imana izatubaza ibibazo bibiri. Gwica mbere ngo izatubaza ngo tubwire ngo si umwana wanjye Kristo nabahaye mwamumarishije iki. Icya kabiri ngo izatubaza ngo sibyo nabahaye byo mwabimajije iki. Mu yandi magambo, ibyo dufite si ibyacu, ibyo dufite ni iby'abandi. Kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje, Imana yafashe ibintu by'abandi byose ibigushiramo. Mu yandi magambo, si wowe nturi wowe, uri uw'abandi. Igihe cyose ushaka kwigenga nk'uwawe, timukira muri nibyane, timukira ngo mwiyobore mu byo mukora bitadukwiriye. Twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare. Nitubwira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye.
impamvu z'ugandana na Didiye ukaba proud ya Didiye tube proud yawe nuko utiyize. Nta muntu n'umwe ukurusha agaciro. Ntahura Imana yaremye. Ntahura Imana yaremye. Nta munyagara Imana yaremye. Umuntu uko waba uri mugufi, waba uri muremure, waba ucuramye, waba uteye ukundi kuntu, uruzuye kandi ufite ikintu tugukeneyemo. Kandi reka mbabwire ko ikintu kiza gituma utabankenerwa nuko utazicura ico. Kandi impamvu utazubankenerwa abandi bakabatumira mu nama za korari z'isengero za famiye ngo ariko njyewe ngo siko ntibazi uko mvuka muri no muryango. Ntabwo wari wimenya. Hari ico tugukenewe icubitse utari wagisohora ngo giserve Imana. Detukira bacu ngo twiyobore mubyo dukora bitadukwiriye duhamagariwe gukora umurimo wowe dutumye hakiri kare bacu ngo twiyobore mubyo dukora bitadukwiriye gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Umuntu abwire mugenzi we mubwiye ngo eregura uw'agaciro. Kandi reka mbabwire nsoreze kuri jambo Musefe. I'm sorry. Nukuvuga ngo ntabwo agaciro kawe kazagaragara uko washatse umugabo mwiza. Ntabwo kabarirwa mu mugabo wawe. Umurimo wawe ntabwo usorezwa gushaka umugabo utunze cyangwa umugore utunze. Still uzahora upendinga. Muzi gupendinga? Niyo ushaka umugabo utunze akazamuka akagera mu rundi rwego, wewe umurimo wawe uzahora upendinga. Uzahora uvuga ngo hari ikintu kitarakorwa. Nikize kitarakorwa ko mu rugo twuzuye tumeze neza n'umurimo wawe. Umwana afite umurimo wiwe, umugore afite umurimo wiwe, umugabo afite umurimo we. Kandi buri muntu azabazwa ku giti cye. Wewe isho naguhaye gukora waragikoze. Muhaguruke dusenge. Nitukira bacuwe ngo twiyobore mubyo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare uvico ngusaba n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ndusheho kukumenya uvico ngusaba n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ndusheho kukumenya. mugende mwitahure mubaze Imana ikibazo kimwe ugomba kubaza Imana. Ndinde mu mugambi wawe wandemeye iki? Mpamvu yo kundema ni yihe? Imana izayigusubiza. Uzasanga hari umurimo ugomba gukora. Buri muntu wese urimo hano afite icyo agomba gukora kandi agomba kuzuza. Ndabifuriza kuzasoza nka Pawulo na Yesu. Muvuga ngo narwanye intambara nziza ndashaka gutwara. Urumva wararangije ibyo ugomba gukora. Uyu munsi wa none hari abantu bategereje kubunga n'Imana, kandi biciye muri sente, biciye mu ivugabutumwa, biciye mu mufuka. No guhishurirwa ndusheho kukumenya uvico gusaba n'umwuka w'ubwenge Mana ya Isiraheli, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeze wamamare mu mahanga yose, komeze wogere mu isi yose wa Mana we. Icama Mana ukaduha kuvumbura no guhishurirwa umwuka w'imbaraga wadushizemo n'umurimo wacu w'icyo tugomba gukora mu gihe turiho.
jama mana ukaduha gusobanukirwa no kumva umurimo wawe muri kino gihe. Iminsi irahita vuba wa mana Isirayeli we, kandi irihuta mana jama ukaduha gucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Izina ryawe Kristo rihabwe icyubahiro.